ijambo rikomeye cyane ku murongo wa 11 aravuga ngo none senga Imana ngo nizarute kurengera intebe ze zitakira ku manywa n'ijoro ngo mbese yazirangarana. Niyo mpamvu rero gusenga ni inshingano zacu, gusenga ni itegeko, gusenga ni ubuzima, kandi icyo ukenye uragisaba. Ahubwo ikibazo dufite amagambo uyu munsi ngira ngo dusangire cyigisha uyu munsi najya umutwe uvuga ngo impinduka zizanwa n'amasengesho. Impinduka zizanwa n'amasengesho, turifashisha amagambo dusanga mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Gusenga everyday, gusenga buri munsi. Nusenga uzanesha, nunanigwa gusenga uzaneshwa. Senga. Ndagusoje wo kurikira gusenga everyday, mwifuriza amahoro y'Imana, mwifuriza umugisha uva ku Mana Data wa twese n'Umwana n'Umwuka wera. Nk'uko mubona kuri kamera zacu uyu munsi twongeye kugira umugisha wo kubana n'umutumirwa wacu musanzwe menyereye kuri kamera za gusenga everyday. Mu by'ukuri nimba ari ubwa mbere kuri gusenga everyday, nugende udakanze subscribe, like, share, comment. Rero reka tumuhe ikaze n'ubundi atangira atwibwira ku bantu bamukurikiye, ari nk'ubwa mbere bamubonye, twese ubwa mbere, ariko ari nk'umuntu wafunga iki kiganiro ari ubwa mbere. Reka tumuhe ikaze atangire abibwira. Ni karibu. Murakoze kuduha ikaze hano kuri gusenga everyday. Nubwa kabiri tuhaza, dushimiye Imana ko mwongeye kuduha ikaze. Nitwa Mushimiyimana Daniel, ko nabibwiye ubushize bwo kubatanzi naryo zina ryanjye. Nkaba n'ubundi nkora imirimo y'ivugabutumwa, cyane cyane nkora umuryango wa AAA, nkaba nkora muri departement y'ivugabutumwa, nkaba nshinzwe gusenga. Amagambo uyu munsi ngira ngo dusangire cyigisha uyu munsi najya umutwe uvuga ngo impinduka zizanwa n'amasengesho. Impinduka zizanwa n'amasengesho, turifashisha amagambo dusanga mu gitabo cya Esiteri igice cya 4 umurongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Nuko Esiteri atuma kuri Moridekayi, aramusubiza ati genda uteranye abayuda bari Shushani bose, mwirize ubusa, munsabire, mumare iminsi 3 ku manywa na nijoro mutagira icyo murya cyangwa munywa, nanjye n'abaja banjye tuzabigenza dutyo. Uko niko nzasanga umwami nirengagije itegeko, kandi nimba nzarimbuka nzarimbuke. Moridekayi ahera ko aragenda abigenza nk'uko Esiteri yamutegetse. Amen. Reka tubanze dusenga Imana. Mana, twongeye gushimira ko wongeye kuduha uyu munsi, kandi tugushimiye ko twemeye kugiye tubaje kutambutsa ubutumwa bwiza bw'ubwami bwawe. Ndagusabye Mana kugira ngo aya magambo tugiye kuvuga asanzwe ari ayawe, turagusaba kugira ngo ushyire umwuka wera, kandi nawe ugiye kuyavuga Mana umbashe kuyavuga kugira ngo abazayumva bose agire icyo bamarira. Amagambo yose tuvugaho tuba tugira ngo abatakuzi bakumenye, abacitse intege bose uze gusuzuma imbaraga. Ibyo cyo tuba twifuza kandi ibyo dushakaho. Ubana nanjye, ubane n'abera bose, kandi umwuka arakomeza kudufasha no kudukoresha. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen. Nkuko tumaze gusoma aya magambo yo muri iki gice, nkuko nababwiye tugiye kuganira intego ivuga impinduka zizanwa n'amasengesho. Nkuko bavandimwe bazakurikira iki kiganiro, abandi bankurikiye ndabive kuri kino kiganiro, tugiye kuganira ku mbaraga zizanwa n'amasengesho. Ubundi gusenga bizana impinduka. Twabanza tukibaza ngo mbese gusenga ni iki? Ubundi gusenga ni uburyo umuntu akurikije imyizerere ye n'imyimerere ye ajya imbere akavuga amagambo atoranijwe yewe n'umwuka wera, cyangwa se ari mu marangamutima ye, akagira aho yabwira yizeye ko amwumva kandi yiteguye kumusubiza. Iyo niyo cyo twakwita gusenga.
uyu mwanya tumaze gusoma aya magambo y'iki gitabo cya Esiteri, ngira ngo ni inkuru musanzwe muzi cyane. Ubwo iyo usomye iyi mirongo idutekereza ukuntu Esiteri yatumye kuri Moridekayi ngo ateranye abayuda bose b'Ishushani bafite iminsi 3 yo gusenga ku manywa na nijoro, ntacyo barya ntacyo banywa, bamusengere kugira ngo abashe kujya guhakirwa ubwoko bwa Isiraheli cyangwa ubwoko bw'Abayuda ku mwami Ahasuwerusi. Usomye iki gice wakwibaza ngo mbese kubera iki byatewe n'iki? Dusubiye mu gice cya 3 duhere ku murongo wa mbere kugeza ku murongo wa 2, utubwira umwami Ahasuwerusi yakujije uwitwa Hamani, umwe mu bisonga bye, amuha ubutware bwose, amubwira yuko azajya anyura ku irembo abagaragu bakanywe nawe bazajya bamupfukamira kandi bakamuhakwaho, bazajya bamuramya bakamuhakwaho. Muri uko yacaga ku irembo, abagaragu b'umwami baga ku irembo ry'umwami baramupfukamiraga bakanamuramya. Muri abo bagaragu rero baga ku irembo baga barenze irembo ry'ubwami, hari umugabo witwaga Moridekayi w'Umuyuda, we ntago yabikozwaga, ntago amupfukamiraga. Muri uko kutamupfukamira rero byatumye ngo abagaragu bahakanywe nawe babigenzura, baza kumubaza ati se Moridekayi, kuki wirengagiza iteko ry'umwami nuha icyubahiro Hamani ngo umuramye unamupfukamire? Ngo bakomeza kugenda bamubaza kenshi, ariko bigeze mu gice cya 3 umurongo wa 5 wenda twawusoma, ngo umurongo wa 3 ngo bukeye abagaragu b'umwami bari ku irembo ry'ibwami babaza Moridekayi bati, niki gituma ucumura ku itegeko ry'umwami? Bakomeza kumubaza uko bukeye, atabyumviye babiregera Hamani ngo barebe uko yemera ibya Moridekayi, kuko yari yireguje ko ari Umuyuda. Hamani abonye yuko Moridekayi atamupfukamiye ngo amuramye, ararakara cyane, abona yuko gufata Moridekayi wenyine ari ntacyo bimaze. Nuko Moridekayi wenyine ntacyo bimaze, nuko bari bamubwire ubwoko bwe bwa Moridekayi. Nicyo cyatumye Hamani ashaka uburyo bwo kurimbura Abayuda bose bari mu gihugu cya Ahasuwerusi cyose, ari ubwoko bwa Moridekayi. Murumva neza aho inkuru yari itangiye n'ahangaha, icyatumye Esiteri atuma ku Moridekayi ngo bateranye Abayuda bari Shushani bose, ndetse na Esiteri n'abajabe n'abagaragu ko bazafata iminsi 3 yo gusenga, n'icyo cyari kibiteye. Hamani abonye ko Moridekayi atamupfukamiye, yaravuze ati ntago nakwica Abayuda bonyine, ntago nakwica Moridekayi wenyine, reka nica Abayuda bose batishushana mbarangize muri iki gihugu. Ibyo rero bimaze kubaho, ukomeje gusoma kino gice cya 3 cyose ukagisoma, nuko uriya Hamani cyakoze ni kimwe, nuko yagiye akabibwira umwami, ndetse agafata ibiguzi ibyo twakwita nka ruswa, agafata amafaranga cyangwa se, reka wenda dusome iyo mirongo. Nuko umwami maze mu mwaka wa 12 umwami Ahasuwerusi ari ku ngoma, mu kwezi kwa mbere kwitwa Nisani, baraza inzuzi zitwa Purimu ya Hamani, barazaza iminsi yose n'amezi yose uko bikurikirana, bageze ku kwezi kwa 12 kwitwa Adari. Hanyuma Hamani abwira umwami Ahasuwerusi ati, hariho ubwoko bwatataniye bunyuranye n'amahanga, bwatatanye bunyanyagira mu mahanga yo mu gihugu utegeka byose. Amateka yabwo ntahura n'ayandi mahanga, kandi ntibumvira amategeko y'umwami, nicyo gituma
ntacyo byunguye. Umwami kubihanganira, umwami nabishima aca iteka ricibwe ryandikwe uko barimbura, nanjye nzatanga itaranto z'ifeza inzovu nzihe abanyabintu b'umwami bazishyire mu bubiko bwe. Nuko umwami yambura impeta ku rutoki ayiha Hamani mwene Hamedada Umwagagi, umwanzi w'Abayuda. Umwami abwira Hamani ati ifeza uzihamanire, kandi ubwo bwoko ndabuguhaye ubugire uko ushaka. Ngikiro cyari gitumye Esiteri n'abaja be na Moridekayi n'Abayuda bose bafatiriye iminsi 3 yo gusenga. Nuko umwami yaraje gutanga itegeko no guca iteka yuko ahantu hose Abayuda bateraniye bagomba kwicwa. Ibyo rero ayo masengesho barayakoze, yagomba gukora ibintu bibiri. Ikintu cya mbere yagomba gukora cyari ikihe? Nuko yagomba gutuma Esiteri abasha neza gutinyuka umwami, akamubwira uwo mupango cyangwa se akamubwira uwo mugambi Hamani yakoze. Ikindi cya kabiri aya masengesho bagomba kuyasenga, nuko yagomba guhindura iriya migambi ya Hamani yari amaze gutegura, cyane cyane ko umwami yari amaze kumuha ubutware bwose ku Bayuda, ndetse bamaze kwandika n'inzandiko zo kwica ahantu hose Umuyuda ateraniye muri icyo gihugu. Ayo masengesho nicyo agomba gukora rero. Niyo mpamvu rero aya masengesho ari Moridekayi n'Abayuda se barayakoze. Muri ubwo kuyakora niyo mpamvu byaje kuzana impinduka nziza. Nababwiye nababutse ku ijambo rivuga ngo impinduka zizanwa no gusenga. Iyo usomye kurikiranye kino gice cyose, nuko tubona ko Abayuda bose barasenze, Esiteri arasenga n'abajabi. Icyo tuza kubona nuko igihe cyageze ya minsi 3 ishize, Esiteri nuko yitungiteguye neza uko bisanzwe, amaze kwitegura ajya mu ngombe z'umwami. Ndashaka kubibutsa neza icyatumye ngo Bibiliya tubwira ngo Esiteri ngo yari amaze iminsi 30 umwami atamuhamagaye. Kandi ngo iyo wajyaga ibwami, umuntu wese wajyaga ibwami atamuhamagaye yagombaga gupfa. Niyo mpamvu Esiteri yatumye Moridekayi avuga ati Moridekayi, ntago nabasha kujya umwami maze iminsi 30 umwami atamuhamagaye, ndamutse nijyanyeyo yanyica. Kandi mwebwe ukuntu Esiteri yagiye ku mwamikazi, yari asimbeje Vashiti, n'ubundi wari wakoze ikosa atumva itegeko ry'umwami. Ubwo umwami yari yateretse mu nkera abayobozi bagenzi be ashaka kubamurikira Vashiti, Vashiti yanze, bafata icyemezo ko abagore bose ku Vashiti bamusenda, umwami bakamushakira undi. Nguko Esiteri yabaye umwamikazi. Kubera Esiteri yabaye umwamikazi muri ubwo buryo yazi byabe kuri Vashiti, no kubyo itegeko ryarasinywe yuko nta muntu wemewe kujya ibwami atamuhamagaye, kandi yari iminsi 30 ntabwo yamba kubitere. Tubana neza ko itegeko rimaze gusinywa, Esiteri atabimenye ngo Moridekayi yambaye ibigunira, yisiga ivu, bigaragara guca bugufi, bigaragaza umubabaro, ajya kurira mu murwa, ajya kurira ku irembo ry'ubwami. Esiteri abyumvishije nibwo yatangiye kumuha imyenda, nibwo yatangiye gukuranwa, amuga ati rwose byakubaye n'ibiki, nibwo yamusobanurira ibyo byose, batangira gusenga. Impinduka zizanwa n'amasengesho rero byaje kubaho. Iyo ukomeje gusoma mu gice cya 5, nuko tubona neza igihe cyarageze koko Esiteri bamaze kumurimbisha, aragenda yagenda ajya ku ngombe y'umwami. No kuvuga ngo yagiye kwicara ahantu umwami ari mubone. Akimubona nuko umwami yahise amubaza ati Esiteri, uransaba iki? Ndetse Imana ikora n'igitangaza ikorera mu mwami, iramubaza ati niba kimwe cya kabiri igihugu cyenda kiguha. Kubera yamaze kumuvuga ngo niyo cyaba kimwe cya kabiri igihugu cyakimuha, no kuvuga ngo Esiteri yamaze kubona garanti yuko icyari busaba umwami cyose ari bukimuhe. Imbaraga z'amasengesho, imbaraga zo gusenga zijya zihindura ibintu. Imana ishimwe. Haleluya. Tugire umwete, tugire imbaraga zo gusenga, kuko gusenga guhindura ibintu, gusenga kuri bitangaza, gusenga kurarema, gusenga kurahindura, gusenga kuvana abantu mu byaha, gusenga gutanga akazi, gusenga gukiza indwara, gusenga gukiza ibibabaro, gusenga kurahindura, gusenga kurarema, gusenga kurarema. Imana idufashe kandi Imana itugirire neza. Ndashaka kubabwira nibuze kuzana impinduka mu hantu. Impinduka izanwa n'amasengesho ni ngari kandi nini.
tujye kureba ibintu bitanu ariya masengesho Esiteri n'abaja na Moridekayi n'abayuda bose basenze mu minsi 3 icyo yakoze. Iyo usomye igice cya 5 nibuze umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 7 tubwira neza ngo bukeye ku munsi wa 3 Esiteri yambara imyambaro y'ubwamikazi ajya mu rugo rw'ingombe y'inzu y'umwami, kandi umwami yari yicaye ku ntebe y'ubwami mu nzu y'umwami areba mu muryango. Nuko umwami abonye umwamikazi Esiteri ahagaze mu rugo, Esiteri amutonaho. Umwami atunga Esiteri inkoni y'izahabu yari afite mu ntoki. Esiteri ahera ko yegiriye hafi akora ku mutwe w'inkoni. Nuko umwami aramubaza ati, urashaka iki mwamikazi Esiteri? Cyangwa icyo usaba ni iki? Ndakiguha, nawe cyaba umugabane w'igihugu cyanjye. Esiteri amusubiza ati, umwami nabishaka uyu munsi nazane Hamani mu nkera mwiteguriye. Umwami ahera ko ategeka ati, mutebutse Hamani kugira ngo icyo Esiteri ashaka aba aricyo kiba. Nuko umwami na Hamani bajyana mu nkera Esiteri yiteguriye. Bakiriyo mu nkera banywa vino, umwami abaza Esiteri ati, urasaba iki ukagihabwa? Urashaka iki? Nawe wansaba umugabane w'igihugu cyanjye w'igihugu nawuguha. Esiteri amusubiza ati, icyo nsaba kandi nshaka ni iki? Niba ntonye ku mwami akemera kumpa icyo nsaba agasohoza icyo nshaka, umwami na Hamani bazaze mu nkera nzabategurira, kandi ejo nzasubiza umwami icyo yambajije. Iyi mirongo harimo ikintu kimwe cya mbere twabanza kureba kigaragaza impinduka zizanwa no gusenga. Mwibuke yuko Esiteri amaze iminsi 30 umwami atamuhamagaye adahura n'umwami. Ariko muri ya masengesho inzitizi ya mbere yavuyeho nuko Esiteri yaragiye aritegura iminsi 3 ishize, arambara neza nk'ugiye kubonana n'umwami. Umwami akimubona cyane ahita amutunga ya nkoni ya zahabu ivuga ngo akiri. Icyo nicyo kintu cya mbere cyabaye. Icya kabiri tubona nanone ari amasengesho yibukije, nari tugisa mu gice cya 6 umurongo wa 10 wa mbere kugeza mu murongo wa 11. Nuko biratubwira ngo muri icyo gihe Esiteri arimo gutegura inkera yari yatumiye Moridekayi nk'uko yabisabye umwami. Yasabye umwami aravuga ati, uyu munsi ntacyo navuga, ahubwo umwami nabishima. Uyu munsi noneho dutashye duse nkaho dutashye, ngiye gutegura, ejo umwami azagaruke na Hamani. Umwami arabimwemerera. Ikintu gitangaje kandi gikomeye kuna amasengesho ajya yishura n'imigambi muri kwa gutaha mu gice cya 5 umurongo wa hepfo wa 9, nuko Hamani yatashye yishimye avuga ati, rwose ndanezerewe, natunye ku mwami, none umwamikazi yantuye mu nkera, ejo nzayitegurira. Ariko aza kugaragaza ubundi bugoma, atariko ahangaha hari umwami uriya Moridekayi ntanyubaha. Ubwo Hamani agenda atashye kuzagaruka kuza mu nkera ya Esiteri. Mu rugo kugira mu rugo kwa Hamani ngo ariko asongora n'igiti. Icyo giti yaraganira n'abagaragu we, nawe yarafite abagaragu, n'umugore wamubwira ati, cyakora hariya umwami none ku mwami, ndetse n'ejo nzasubira mu nkera Esiteri yateguye. Ati ariko hari umugabo witwa Moridekayi w'umudakazi nanyubaha. Inshuti ze n'umugore Jereshi ngo bamugira inama ngo azamusongora igiti, ati muri iyo nkera uzake umwami Moridekayi mu maniki. Iyo nkuru nanone kuko bikomeza ndashaka kubabwira amasengesho ko ahindura ibintu. Uya masengesho atangiye gucukumbura, ya masengesho atangiye kugaragaza n'umugambi mubisha wa Hamani. Tugarutse kuri cya kabiri, ku gice cya 6 cya kabiri nababwiye amasengesho ahishura, nuko muri cya gihe cyose Hamani agaruka noneho wa munsi wa Esiteri uragera. Muri uko kugera kwa Esiteri ajya gutegura, Hamani nawe yaratana mu rugo bajya gutegura ibirori. None cyabaye ni igiki rero? Mu gihe Esiteri arimo gutegura inkera, amasengesho barasenze, amasengesho arimo gucukumbura ibintu. Mu gice cya 3 atubwira ngo Esiteri arimo gutegura inkera ngo ariko umwami ngo abura ibitotsi.
muri ubwo kubura ibitotsi ngo bamuzana igitabo, ngo baza kumuzana igitabo cy'ubucurabwenge, ngo basoma ngo hari igihe cyari cyarabaye ngo nuko bashaka kugambanira umwami, ngo muri kugambanira umwami witwa Morodekayi, arabarega avuga ati ari abagabo Bigitani yashatse kwicisha umwami. Reka none iyo mirongo tuyisome kugira ngo nibuze mwumve amazina y'abantu. Umurongo wa mbere avuga ngo iryo joro umwami abura ibitotsi, niko gutegeka ko bamuzanira igitabo cy'ubucurabwenge. Bagisomera umwami, basanga byaranditswe yuko Morodekayi yari wareze abagabo babiri bo mu nkone z'umwami barindaga irembo, Bigitani na Tereshi, yuko bashaka kwica umwami Ahasuwerusi. Umwami arababaza ati mbese Morodekayi hari ishimwe cyangwa icyubahiro yahawe bamwitura ibyo? Abagaragu umwami barahera ko bamusubiza bati ntacyo yahawe. Umwami arabaza ati ninde uri ku rugo? Kandi ubwo Hamani yari ahagaze mu rugo rw'imbere ibwami, azanywe no kuvugana n'umwami ngo asabe kumanika Morodekayi ku giti yamwiteguriye. Abagaragu b'umwami baramusubiza ati Hamani niwe uri mu rugo rw'ibwami. Nuko Hamani abaza umwami ati, nuko Hamani araza, umwami aramubaza ati umuntu umwami akunze kubaha yagirirwa ati? Ndashaka kubabwira ukuntu imbaraga z'amasengesho zikora imirimo. Ndashaka kubabwira ko gusenga kugenda guhindura ibintu bicece kandi ibintu byose kazamukira rimwe. Ndashaka gutera umwete, ndashaka kwinginga aho waracitse intege gusenga, wegeze gusengera ikintu ukabona ntigishubijwe, ukavuga ngo Imana ntiyanyumvise. Oya, komera. Ushaka kuba uri umudamu, wenda washatse umwana ntuwamubona. Ushaka kuba uri umugabo, wenda washatse akazi urakabura. Reka nkwinginge wicika intege, isaha ntihagera. Hari umuririmbyi yageze kuririmba aravuga ngo ibyo Yesu ni ku murongo, ibyo Yesu bigenda ku murongo. Undi muntu aca umugani avuga ngo iby'Imana biribwa n'abarambije, abarambiwe bagiye kare. Gusenga rero ni ukwihangana, nabyo turaza kubigarukaho dusoza mu gusoza. Ahangaha icyo tubona muri ya ngingo ya kabiri ni uko tubona ko amasengesho aragenda yibutsa, aragenda abuza umwami gusinzira. Muri uko kubuza umwami gusinzira bituma noneho Morodekayi ibintu bye bijya ku murongo, none Imana itangira kugenda igira gute, ibikora neza muri gahunda, nta kavuyo nta kuvunda kubayemo. Ahangaha umwami abura ibitotsi, bamusomera cya gitabo, bavuga ngo ni Morodekayi. Mwibuke ko Morodekayi Hamani yaje kumusaba ngo yasize asongoye igiti kirekire ngo akimumanikeho. Muri uko kumujya yageze akigera mu rugo rero muvuga iby'Imana ikora, ukuntu amasengesho ahindura ibintu, ukuntu amasengesho akora. Nkuko tusoma ku murongo hasi wa 7, umwami yabuze ibitotsi, bamaze kumusobanurira neza ko Morodekayi nta kintu yahembwe, nta cyo yigeze abona, bamurekeye ku irembo gusa ntazwi. Umwami aravuga ati none undi ku irembo ati ni Hamani. Hamani kimuzanye si cyo yakoze. Mwumva ukuntu ibintu by'Imana bikora. Imana yacu ishimwe cyane. Haleluya. Wowe unyumva bavuga ngo amena. Imana ikora iki rero? Amasengesho akora iki? Icyo yakoze ngiki. Hamani aje gusaba Morodekayi ngo amanikwe. Umwami nawe yabuze ibitotsi. Umwami nawe waza kumubwira ko Morodekayi ntacyo yabonye. Bahita baza ati ni mu rugo ni Hamani. Aka kantu ni keza. Ukuntu Imana ikora. Dawidi yabuze ijambo rikomeye cyane. Muri Zaburi ya 23 ngo ntunganiriza ameza mu maso y'abanzi banjye, ngo kanansize igikombe cyanjye mu mutwe kirasesekara. Imana yacu ishimwe. Haleluya. Mwene data wicika intege, mwene data Imana komeza kugira mu ibyiringiro, komeza kugira imbaraga zo gusenga, wicika intege. Imana irumva. Mwibuka ko Abayuda inzandiko zaranditswe n'umunsi wo gupfa urazwi. Abayuda bavuze ko bazapfa, ntibaza ko ariko Imana yacu igigira neza. Imana yacu igikora. Mureke dusenge, mureke dusengere itorero, mureke dusengere igihugu, mureke dusengere isi, mureke dusengere Afurika, mureke dusengere ibibazo tubona ku isi, mureke dusengere ibi bibazo biro by'ubukungu ibiciro no kugenda bizamuka buri munsi. Imana ikora igitangaza, Imana igira ibyirema, Imana igira ibyikora, Imana itanga ubushobozi.
wenda esansi ntizamanuka, ishobora kumanuka, wenda ibiciro ku masoko ntibizamanuka bitewe n'ibibazo biriho, ariko Imana yo ishobora gukora ibitangaza n'imibereho ikazamuka. Imana igashyiraho uburyo bwatuma bwa bukungu nabwo bukomeza kuzamuka, natwe tukazamukana nabyo, amafaranga akaboneka, natwe tukabigura tudahera, natwe tukabigura, buri wese agahabwa ubushobozi bitewe n'uko ibibazo bimeze, bitewe n'aho ibiciro bigeze hanze. Ubwo bushobozi kandi n'Imana ishobora gukora igitangaza nabyo bikamanuka, nabyo Imana ishobora byose. Icyabaye ni ikihe rero? Ubwo umwami ahita yabaza ati Hamani, umwami akunze kubaha bigenda biti? Hamani nawe ati se mu mutima yicinya icyara, ariko Imana yacu ishimwe. Haleluya, amena. Icyaje kuba ni iki rero? Hamani yicinya icyara ati buriya ni ngewe wubashywe, kimwe cyo ni ngewe umwami yatanze itegeko bajye bamupfukamira bandamye, icya kabiri umwamikazi Esiteri yantumye ngo ejo nzaza mu nkera. Ni ngewe umwami akunze kuba. Aravuga ati umwami akunze kuba. Icya mbere ni iki? Icya mbere bamuzanira umwambaro mwiza umwami akunda kwambara, yambara umuriro bakamwambika. Icya kabiri bamuzanira ifarashi umwami agenda bakamwicazaho. Icya gatatu ni uko bamutambariza mu buryo bakavuga ngo dore uko bazabagenza uw'umwami akunze kubaha. Umwami wese ati noneho guhera umwanya genda ubikorere Moridekayi umuyuda uba ku irembo. Asobanura izina, asobanura Moridekayi uwo ari we, asobanura ibyo akora, ati kandi ibyo uvuze ntagire na kimwe kiburaho. Imana yacu ishimwe cyane. Mutekereze ko Moridekayi n'abayuda bagenzi be bafite itariki y'uko bari hafi gupfa. None utekereze noneho Moridekayi kandi inzandiko zandikishije niwe wazohereje n'uwazitanze. None utekereze noneho Moridekayi agiye kumva yumva bamutumyeho Hamani ngo Hamani aragushaka. Murumva ko Moridekayi yagiye afite ubwoba, ariko atazi ko agiye gusubizwa. Imana itugirire neza, Imana iduhe kwihangana. Nongeye kukwinginga mwene data, nongeye gusaba mwene data, wicika intege. Wari warambitse hasi gusenga, wari gusenga guhindura ibintu, gusenga kurarema, gusenga kuracukumbura, gusenga kunyuranya imigambi y'incakura, gusenga kuburiza imigambi y'incakura, kuganira imigambi y'abanyabwenge, gusenga gukuraho ibihame byose. Nibyo Pawulo yagiye kubwira Abakorinto ba kabiri igice cye bavuga ngo nubwo tugenda mu buryo bw'abantu, ngo ariko imbere y'Imana imbaraga zacu zitandukanye n'iz'abantu, ngo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gukubita hasi, tugasenya, tukarimbura, tugakora ibintu byose byihejuru kumenya Imana. Bya bintu byose birwanya Imana, bya bintu byose birwanya abera, dufite imbaraga zo kubikubita hasi tukabihindura. Yesu yaravuze ngo unyizera imirimo nakoze azakora niruta. Ibyo ni isezerano Kristo yaduhaye muri Yohana igice cya 14 umurongo wa 12. Tekereza imirimo Yesu yakoze, tekereza ko Yesu yatubuye amafi, tekereza ko Yesu yarobesheje amafi abigishwa baroba ntacyo bafashe, tekereza ko Yesu yagaburiye abantu 5,000, imigati 5, abagabo 5,000, abagore n'abana batarimo, tekereza ko abantu banganaga. Utekereza ibitangazo Yesu yakoze, yahumuye impumyi, utekereza ko yazuye Lazaro amaze iminsi mu gituro, bari mu kiriyo bavuga ati aranuka. Kwa Yesu ntibijya birangira. Ubwo Mariya na Marita bamubwira ngo yubaha umusaza wacu n'aba yarapfuye, aravuga ati ngiye kuzuka n'ubugingo. Aravuga ati turabizi, amateka turayazi, tuzi ko abapfuye bazazuka, atari ko dukeneye no yubaha umusaza wacu ntabwo ari gupfa. Ndabizi ko azazuka munsi y'imperuka, turabizi ko azazuka. Yesu aravuga ati regare Lazaro ntiyapfuye arasinzira, ati mwamushyize atari mu gituro, ati ataranuka. Nibyarangiye. Ushaka kuvuga ngo byararangiye? Ushaka kumva gufata imyaka n'imyaka nta mwana urabona? Sara se yabyaye imyaka ingahe? Wageze wumva se Samusoni Manowa bamubyaye afite imyaka ingahe? Elizabeth se abyara Yohana yamubyaye amaze imyaka ingahe? Imbere y'Imana muri Yesu umana mu isezerano ryawe. Komeza gusenga wicika intege. Niba Imana atera kubwiye ngo iki cyifuzo ntugisengere, ujye ukomeza ugisengere. Niba itara kubwiye ngo ceceka, kereka wagiye gusenga Imana kuba ati cyakora iki kintu ntucyumbwire, nkuko yagize kubwira muri Ezekiel igice cya 14 umurongo wa 14 ngo niyo abagabo batatu, Nowa, Danieli, Yobu, bampagarara imbere ngo sizamuga gukiranuka kwabo ngo nibo kuzakiza.
ngo ariko Imana itavuze iryo jambo jya ukomeza usenge wo kujya ucika intege. Morodekayi baramuzana ageze imbere y'ubwami, noneho Hamani afata ikanzu. Tekereza ubonye Morodekayi yari yiteguye ko Abayuda bagiye gupfa, yariteguye n'abagiye kubapfamo, ndetse igiti cyasogwe nuko atarabizi. Hamani yaje kumutwara ngo ajye kumugaza, kumusanga agenda agiye kumumanika, agiye kubona abona bamwambitse ikanzu y'umwami. Tekereza Morodekayi agiye kubona abonye ikanzu y'umwami agiye kuyambara, uko byamugendekeye. Ikiniga cyamukubise hasi, Mosiyo ntiyamutumye arira. Bidateye kabiri bagiye kubona abana bazana ifarasi. Tekereza agiye kubona bazana ifarasi umwami ajya agendamo. Haleluya, ko Imana yacu igira neza. Bagiye kubona bayimwicazemo, bagiye kubona abona Morodekayi yamugiye imbere mu murwa wose ati wa Morodekayi. Mutekereze ko iminsi 3 yari ishize, Morodekayi yari amaze iminsi yambaye ibigunira mu murwa. Mutekereze ko Morodekayi yamaze iminsi 3 arira yisize ivu, avuga ngo tugiye gupfa. Twavuga ko turimo kuvuga ku ijambo rivuga impinduka izanwa no gusenga. Ari amasengesho Esiteri n'abaja na Morodekayi n'Abayuda bose basenze, nuko yatumye umugambi wa Hamani yari yateguye w'igiti yari yasongoye kumanikaho ntago yakimanitsweho. Nuko tubisoma mu gice cya 5 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 14 cyaburijwemo, ntago yakigiyeho. Icyo ngicyo rero nabyo gusenga ni ukwihangana. Gusenga kujya gukuraho urupfu, gusenga kujya gukuraho impinduka. Mwibuke mu Byakozwe n'igice cya 12 kidutekerereza neza. Ubwo Herode yafataga Petero na Yakobo akabafunga, ariko Yakobo akamwica, yamara kumwica kubera ko isabato ngo yari igeze, ngo Petero arindirwa mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda bane. Ariko iki bitubwira ku murongo wa 5 tubwira ngo abitorero ngo bagize umwete wo kumusabira ku Mana, baramusengeye. Muri uko kumusengera, Petero yigeze mu gicuku, agiye kumva asanga ya migozi yari imuziritse iracika. Muri uko gucikagurika, mwese nko kuvuga ngo umwuka yaragendera ahambura Petero. Muri uko kumuhambura yumva ijwi riramubwira ngo haguruka. Arahaguruka, yamubwira ngo genda. Ageze ku rugi asanga urugi rurikingura, ngo arasohoka ajya hanze arigendera. Bibiliya itubwira neza ibitangaza bikomeye. Petero ageze kwa Mariya aho basengeraga, ngo arakomanga babanza gushidika, bavuga ati se ko twumva ijwi rya Petero kandi tuzi ko ari ubupfe, byagenze biti? Amasengesho rero ajya ahindura imigambi y'incakura. Impinduka zizanwa no gusenga nuko ziye zikura n'umuntu mu rupfu, nuko ziye zikura mu migambi Satani yamutezemo. Gusenga kwa bitoro bagize umwete gusengera Petero bituma adapfa. Nanga Morodekayi yasongoye igiti, ya masengesho akuraho igiti. Icya kane nako nuko amasengesho basenze yakuye, kandi cyari kitumye bayakora nuko inzandiko Hamani yari yandikishije zitabwa agaciro. Nkuko tubisoma mu gice cya 3 umurongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15, nuko aya masengesho umwami inzandiko yari yazitesheje agaciro. Ndetse mu gice cya 9 ku murongo wa 2 ku murongo wa 19 imirongo miremire, nuko nanone Abayuda bahawe kuvuga ngo none hasigaye namwe muzitabare muzirwanire. Ya masengesho rero agira gute? Basenze atesha agaciro inzandiko z'umwami, ndetse umwami nawe yivuguruza atanga abaturage we. Urumva umwami bariya n'Abayuda, abaturage n'abishushani bose, ariko umwami ko yanditse zivuga ngo Abayuda, abaturage bose b'ishushani bazica Abayuda bose. Mu murongo wa 12 iminsi yari iriho bagombaga gupfiraho. Kuko murongo wa 12 ngo bukeye ku munsi wa 13 ukwezi kwa mbere bahamagara abanditsi b'umwami, bandika ibyo Hamani abategetse byose, babyohereza ibisonga by'umwami n'abatware b'intebe batwaraga ibihugu bye byose n'ibikomangoma byo mu mahanga yose, igihugu cyose uko imyandikire yakiri n'ishyanga ryose uko ururimi rwarwo ruri. Babyandika mu izina ry'umwami Ahasuwerusi, babishyiraho n'ikimenyetso cy'impeta ye. Nuko bahereza inzandiko baziha intumwa, zibijyana mu gihugu cy'umwami cyose, bice Abayuda bose, abakuru n'abato, abana n'abato n'abagore n'abari babarimbure babamareho. Umunsi umwe ari wo munsi wa 13
w'ukwezi kwa 12 kwitwa Adari. Bivuga mu kwezi kwa 10 ku munsi ku itariki 13 z'ukwezi kwa 12 kwezi bitaga Adari, abayuda bagombaga gupfa. Ariko gusenga kw'abayuda na Esiteri na Moridekayi biragenda bihindura za nzandiko. Umwami nawe yandika izindi zo kuzisimbuza mu gice cya 9. Nabo bandikirwa za zindi, barabyirwa ku munsi wa 13 ukwezi kwa 12 kwitwa Adari, ngo nabo abayuda bose bari ngo bazirwaneho, bazica abanzi babo. Mutekereze, murumva ukuntu imbaraga z'amasengesho zikora, murumva ukuntu impinduka zizanwa n'amasengesho. Bene data, tujya tuvuga turi abanyamasengesho, nawe uri umunyamasengesho. Mwaretse tugasengera igihugu cyacu, ibibazo tugenda tubona, imibereho, ubukungu, ibyaha bigenda bikorwa, ibintu bitari byiza. Ega buriya dushaka kubona igihugu tubona nta ntambara y'amasasi irimo, tubona nta bintu biri, tukagira ngo wenda ibintu ntabwo bimeze. None se mu mwuka bimeze biti? Abantu barakijijwe, abantu bavuye mu byaha, tugira inyota yo gusengera abanyabyaha ngo bakizwe, n'ibindi bitandukanye n'ibihe turimo ngira ngo murabireba mwese. Ese turimo gusengera imirimo ibera mu gihugu. Muribuka mu itangira igice cya 30 mu gice cya 41 kitubwa umugabo witwa Yozefu uko byamugendekeye, umumaro wa Yozefu yamaze mu gihe byari bikomeye. Natwe rero dukeneye gusenga kugira ngo amasengesho ahindure ibitagenda neza, yaba mu itorero ryacu, yaba mu miryango yacu, yaba mu bavandimwe, yaba mu nshuti, yaba mu bintu tugenda twumva. Dukeneye kongeramo agatege, kongeramo imbaraga. Kandi gusenga ntabwo ari gusabiriza, gusenga ntabwo ari gucika intege. Iyo utarasubiza ukomeza kwibutsa Imana. Kwibutsa Imana ntabwo ari kuvuga amagambo yasubiramo uko bitubwira, oya. Iyo utarasubizwa n'ubundi urasaba. Yesu yigeze kubwira abigishwa be, arababwira ngo mu gusaba no gutitiriza. Reka mbibabwire, musome ubutumwa bwiza bwa Luka igice cya 18 kitubwira inkuru y'umugabo ngo yari umutware, ariko uwo mutware ngo ntiyubaga abantu, ngo ntiyubaga Imana, nite no ku bantu. Ngo ariko muri uwo mudugudu we ngo harimo umupfakazi, ngo uwo mupfakazi yari afite bamurenganya, ngo buri munsi akajya ajya kuri uwo mutware ati ndenganura ku banzi banjye, ndenganura. Uwo mutware akabyanga, ko urumva ngo ntiyitega kuma, ngo ntiyubaga Imana, ntite no ku bantu. Yesu arababwira ngo igihe kigeze noneho ngo wa mutware yibaza ngo nubwo ntubaha Imana ariko sinite ko no ku bantu, ubitewe n'uwo mupfakazi unduhije, reka njye kumurengera. Ngo aragendera amurengera. Ariko Yesu avuga ijambo rikomeye cyane ku murongo wa 11 aravuga ngo none senga Imana ngo nizarute kurengera intebe ze itakira ku manywa n'ijoro, ngo mbese yazirangarana. Niyo mpamvu rero gusenga ni inshingano zacu, gusenga ni itegeko, gusenga ni ubuzima. Kandi icyo ukenye uragisaba. Ahubwo ikibazo dufite ni uko imitima yacu twaba tuzi ngo turafite ntacyo dufite. Bibiri tubwira ngo turasaba ntiduhabwe ubwo dusaba nabi, kuko tudaharisha irari ryacu, ariko tudahabwa bitewe n'iki? Yuko tutasabye nabi. Ahandi Yesu aravuga ngo musengeshe mu giteka mu buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, ngo musabira abayera bose. Hari igihe tugiye tubikora. Bene data, bavandimwe banjye kandi inshuti zanjye, bariya abantu ndashaka kurangiza ku bintu bine nibuze by'ibyo twasengera. Ariko ikintu cya kane y'amasengesho yahinduye ni uko amasengesho n'ubundi yatumye, cya gatanu nako yatumye Moridekayi ava hehe? Ava ku muryango, ava ku irembo. Murabona Bibiliya tubwira ngo igihe cyarageze. Ibintu bitanu bya amariya masengesho yahinduye. Icya gatanu nuko Moridekayi yaje guhabwa ibya Hamani. Nkuko icya kane cyatubwiraga neza ukuntu Esiteri yaje gusaba umwami neza ko Moridekayi ko ari umugome, ari umerene Hamani ari we umerene n'Abayuda. Nuko bigaragara neza igiti Moridekayi yari yasongorewe cyangwa yashengiwe na Hamani yakimanitsweho. Bitewe n'iki? Bitewe n'impinduka zazanywe n'amasengesho. Cya gatanu rero tubona neza nuko Hamani, kuko yari yamaze kwamburwa ubusonga yari afite, Hamani yari amaze umwami yari amaze kumenya neza ko umugambi umubisha wa Hamani yarimo gukorera Abayuda,
kandi biratubwira mu gice cya 7 ni uko ngo Esiteri yabwiye neza Esiteri wari wabwira Moridekayi wari we ko ari umuyuda kandi ko ari se wabo. Urumva rero kugira ngo umwami amenye neza yuko Esiteri afite icyo apfana na Moridekayi, urumva ko noneho byashubije byatumye noneho Hamani yamburwa ibyo yari afite byose, ndetse na wa mugambi yari afite bituma amanikwa kuri cya giti. Icyo cyari icya 4. Icya 5 tubona ni uko Moridekayi yahawe ibya Hamani. Mu gice cya 8 umurongo wa 3 bavuga ngo uwo munsi umwami Asuwerusi agabira umwamikazi Esiteri ibya Hamani umwanzi w'Abayuda. Maze Moridekayi aza imbere y'umwami kuko Esiteri yavuze icyo bapfana. Umwami ahera ko yiyambura impeta iyo yari yatse Hamani ayiha Moridekayi. Maze Esiteri aha Moridekayi ubutware bw'ibya Hamani byose. Icya 5 kitumenyesha neza amasengesho bariya Abayuda na Esiteri na Moridekayi basenze, nuko ibya Hamani byose byambuwe, noneho ubutware cyangwa se ubusonga Hamani yari afite bugahabwa Moridekayi. Namwe mutekereze, namwe inzandiko zanditswe zageze mu bihugu byose, ndetse itariki n'umunsi urategerejwe, ariko bagiye kubona wundi Moridekayi nyirabayazana niwe ugize gute ahawe ubutware. Imana itugirire neza, Imana ikomeze kuturinda. Bavandimwe inshuti zanjye, ahangana nshaka kubatera umwete mbibutsa aho twatangiriye yuko iyo wizeye Imana ukemera ukayihamya, Yesu yabwiye abigishwa bavuga ngo uzampamiriza imbere y'abantu nanjye nzamuhamiriza imbere ya Data uri mu ijuru. Ngo ariko uzanyihakanira imbere y'abantu, ngo nanjye nzamuhakanira imbere ya Data uri mu ijuru. Moridekayi yemeye uwo ari we, yanze gupfukamira umuntu. Ntimugire ngo hari ikindi cyanze kumupfukamira. Abayuda bari bafite itegeko ribabuza gupfukamira ishusho yo mu ijuru cyangwa se ku butaka cyangwa ikintu cyose ngo bakiramye. Aho tubona mu mategeko bari bafite mu Kuva igice cya 20 umurongo wa 3 uze ku umurongo wa 6 kutubwira ngo Abisirayeli ntabwo bari bemerewe kugira ikintu na kimwe bapfukamira. Ibyo rero Moridekayi yari abizi, yari azi yuko nta kintu yasumbusha Imana ye, nubwo yari azi ko yabizira, ariko yemeye guhamya Imana, yemeye kwizera Yesu, nawe arakuburanira nubwo yanabizira, ariko aravuga ngo hahirwa abapfa bapfira mu mwami. Icyo nshaka kugarukaho ni ikihe? Nuko amasengesho agira imbaraga, nuko amasengesho ahindura ibintu, nuko amasengesho azana impinduka mu bantu. Icyo tugomba gukora ni ikero bene data muri iki kibwirizwa nshaka kubabwira impinduka zo no gusenga, nuko tugomba kugira imbaraga zo gusenga. Ibyo tugomba gusengera ni iki rero? Ikintu cyane tugomba gusengera, bitubwo tugomba gusengera abami n'abatware kugira tujye mu mahoro. Nibyo Pawulo yandikiye Timoteyo igice cya mabwira igice cya murongo Timoteyo amara igice cya murongo ngo mbere ya byose ngo ndaguhugurira gusengera abami n'abatware kugira ngo bashe kujya mu mahoro. Ikintu cya mbere biri tubwira idutegeka idusaba gusengera abayobozi, babayobozi b'igihugu cyane, babayobozi b'itorero. Uwitwa umuyobozi wese, ari umugabo, ari umugore, ari umwana, ari umuntu uwo ari we wese, ugomba gusengera umuyobozi wawe. Umuturage wese duhamarirwa gusengera abayobozi bacu, kuko gusengera abayobozi bacu tuba twisengera, kuko ibyemezo bafata kugira Imana ibaha imbaraga, Imana ibaha ubwenge, Imana ibashoboza kugira ibyo bakora byose babikora muri za mbaraga bayobowe n'umwuka w'Imana. Handi batuvuga ngo dusengere abantu kuko umwami ngo adatwara inkota ubusa, ngo umwami yashyire guhana inkozi bibi no gushimira abakora neza. Ibyo rero nibyo biri dutegeka, tugomba gusengera abami n'abatware, tugomba gusengera abayobozi bacu ari ab'igihugu, umuyobozi mukuru w'igihugu n'umuryango, tugasengera abaminisitiri, tugasengera abadepite, tugasengera abasenateri, tugasengera abagavana, tugasengera abameya, tugasengera abayobozi bose, tukabasengera kuko ni inshingano zacu. Nicyo bitubwira kugira Imana ibaha imbaraga ibashoboze kutuyobora neza turi mu mahoro. Ibyo nibyo biri dusaba. Icyaka tugomba nanone dusengera abayobozi, tugomba gusengera abayobozi b'itorero,
ugasanga umuntu ni umukristo, ugasanga umuntu ni umuririmbyi, ugasanga umuntu yavuga ngo yarakijijwe, ariko ugasanga aravuga nawe umushumba we, cyangwa ugasanga aravuga nawe umuyobozi we wa korari, cyangwa ugasanga aravuga nawe ibyo ntabwo ari byo. Intego yawe nimwe ni ukumusengera. Biraduha ngo niyo bari n'ibigoryi, ubwo nibwo Paulo yabyandikiye Abaroma ngo dusengere abami n'abatware ngo niyo bari n'ibigoryi ngo ko nta butware butashyizweho n'Imana. Bibiliya niko itubwira tugomba gusengera abantu bose, uwo ari we wese nawe utamwishimira kuva yagiye witwa n'umuyobozi wawe, yaba ari uwa korari, yaba ari ushyirahamwe runaka, koperative, yaba uwiki, yaba ari duwaye umunyeshuri ku ishuri, uwitwa umuyobozi wese ugomba kumusengera, Imana ikamuha ubwenge, ikamuha imbaraga. Yaba ari umwarimu wawe n'umuyobozi, uwo ari we wese ugutedeka wese, ukuyobora wese n'umuyobozi, utegetswe uhamagarwa kumusengera kugira ngo Imana imushoboze, kugira Imana imuhe imbaraga, ibyo akora byose abikore. Icyo nicyo cyambere duhamagarwa gusengera abami n'abatware n'abayobozi b'itorero, abayobozi b'igihugu, abayobozi b'amakora, abitwa abayobozi b'imiryango yacu, ingo zacu. Abagore bategetswe gusengera abagabo babo, n'abagore bagasengera abagore babo, abana bagasengera ababyeyi babo, ariko n'abana bagasengera ababyeyi babo, kuko ni inshingano, ni itegeko. Ni nabyo Paulo yandikiye Abefeso igice cya 6 ngo gusenge twingingira abantu bose, tubashimira, tunabasabira. Ibyo bene data tugomba kubikora, kuko ni inshingano zacu, aho tugomba gusengera nabo. Ibyo ni inshingano n'uburenganzira bwabyo, akaba ari n'inzitizi z'amasengesho tugomba kwirinda. Kandi bavandimwe, ikintu rero twagombye kumenya ngo inzitizi z'amasengesho, ikintu cya mbere bavuga ngo uwegera Imana agomba kuba yejejwe, agomba kuba atunganye. Inzitizi z'amasengesho ni izo: icyaha ni inzitizi z'amasengesho, icyaha icyo ari cyo cyose. Niyo mpamvu ugomba kujya imbere y'ibihannye. Muzarebe mu masengesho ya ba Nehemiya ndetse na ba Danyeli basengaga, babanza gusenga bihana ibyaha. Ndetse no mu isengesho umwami Yesu yabwiye abigishwa be mu gice cya 6 cy'ubutumwa bwiza, abigishwa babwiye Yesu ngo twigije gusenga. Aravuga ngo nimusenga ngo Data wa twese uri mu ijuru, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka mu isi bwo mu ijuru, byo kurya byacu by'umunsi, utubabare ibyaha byacu nk'uko natwe tubabare imyenda yacu. Isengesho rya mbere, inzitizi mu masengesho ni icyaha. Icyo tugomba kukimenya, icyaha. Icya kabiri cya gatatu tugomba kumenya mu munyamasengesho, umunyamasengesho agomba kugira umutwaro. Umunyamasengesho agomba kugira umutwaro, kandi nta muntu utamenya kugira umutwaro. Ugomba kugira umutwaro w'urugo rwawe, ugomba kugira umutwaro w'ishuri ryawe, ugomba kugira umutwaro w'akazi ukora, ugomba kugira umutwaro w'igihugu, ugomba kugira umutwaro ahantu hose utuye, ukajya uhasengera. Nabyo bitubwira ngo Loti ngo wajyaga ababarizwa ngo ibyaha bikorerwa i Sodomu ngo akabasengera, ngo Imana iza kumurokora. Niyo mpamvu rero ikindi cya gatatu tugomba kuturanga ni ukugira umutwaro. Niyo mpamvu abantu bafite umutwaro, ugomba kubaza ngo uva hehe. Umutwaro uva mu bintu bitatu. Cya mbere cyo umutwaro uva ku byo wumvise. Ni igice cya mbere n'umurongo wa mbere kutubwira ngo Nehemiya amaze kumva ibyabereye i Yerusalemu, amaze kubyumva yagize umutwaro. Icya kabiri, umutwaro uva mu byo wabonye. Umunyamasengesho agomba kugira umutwaro mu byo wumvise, umutwaro mu byo wabonye. Nehemiya ajya kureba. Cya gatatu, umutwaro uva ku Mana. Imana iguteramo umutwaro. Numva ijambo ari kuvuga ngo ujya gusenga, ujye usenge. Niba Imana iguhamagara gusenga, ujye ugenda umusengere. Uwo ni umutwaro Imana igushyizemo, ni umutwaro w'Umwuka Wera. Ibyo ngibyo umunyamasengesho agomba, kandi nta muntu n'umwe utagira umutwaro. Umutwaro uva ku byo wumvise, umutwaro uva ku byo wabonye, umutwaro uva ku mwana yawuguteyemo. Nibyo ngira ngo nkubwire bene data, ibyo ugomba kubimenya. Ikindi kiranga umunyamasengesho ni uko umunyamasengesho agomba kutarambirwa, agomba kwihangana, agomba gutegereza. Haba ku kiravuze ijambo rivuga ngo nzahagararije umunara wanjye ngo ndindire, ngo kandi nzategereza kuko ibyo namuganyiye ngo azabimbwira. Gutegereza icyo Imana yakubwiye, gutegereza. Umunyamasengesho agomba gutegereza. Bene data nagiye mbibyibuke, ushobora gusengera uyu munsi, ku munsi wa mbere, ku munsi wa kabiri, uribuka ya nkuru ya Eliya amaze kwica abantu za Bayali, amaze kuvuga ko imvura izagwa, wibuka ko yohereje igisonga cye ngo ajye kukageza hasi mu gishanga. Amutuma bwa mbere, amutuma bwa kabiri, ubwa gatatu, ubwa kane, ubwa gatanu. Inshuro ya kane rwamuga ngo mbonye igicu kingana nk'akaganza. Bivuga mutekereze ituro 7 zose
murumva byari byoroshye. Umunyamasengesho agomba kutarambirwa, umunyamasengesho agomba kwihangana. Ikindi cya nyuma umunyamasengesho agomba kwitaho, agomba gusengera mu isezerano, agomba guhagarara mu masezerano y'Imana. Niyo mpamvu ba Daniel bavuga ngo Mana waravuze ngo nidutatana. Muzasome isengesho dusanga mu gitabo cya mbere cy'ibyo gitabo Ingoma za kabiri igice cya 6. Ngo Mana waravuze nimutatana. Umuntu w'umunyamasengesho agomba guhagarara mu ijambo ry'Imana, agomba gusengera mu ijambo ry'Imana, akazirikana iby'Imana yavuze, akazirikana ijambo ry'Imana, akaba ari ryo asengeramo. Niyo mpamvu ba Daniel bavuze ngo Mana waravuze ngo nimukora ibyo nzatataniza mu mahanga, ngo ariko nimugaruka nzabagarura. Ugomba guhagarara mu masezerano y'Imana, amasezerano y'Imana ukayibutsa, kuko Imana yavuze ngo ndirahiye ngo si n'umwana w'umuntu ngo nicuze, ngo ibyo navuze no kubikora nzabikora. Amasezerano y'Imana, Imana yaga ku isezerano ryayo. Niyo mpamvu Yesu yavuze ngo nimuguma muri njye, amagambo yanjye akaba muri mwe, ngo musabe icyo mushaka cyose muzagihabwa. Iryo ni isezerano ry'Imana. Duhagarare mu masezerano y'Imana, tuyaturemo, tuyibutse Imana, kwibutsa Imana. Nibyo bivuga ngo yemwe bibutse Uwiteka, ngo ntimuzatuze ntimuzahweme, ngo kuzageza ubwo azahindura Yerusalemu wishimwe mu isi. Amasezerano y'Imana umunyamasengesho wese agomba gusenga yishingikije ku ijambo ry'Imana, agomba gusenga yishingikije ku masezerano y'Imana. Imana ikomeze kubaha umugisha, Imana ikomeze kubitaho bene data. Ndabinginga, ndabahendahenda, amasengesho ahindura ibintu, amasengesho ahindura abantu. Impamvu abantu badakizwa, impamvu abantu badahinduka, wasanga tutari tugira umwete wo kubasengera. Ndaguhamagarira, ndakwingingira kugira ngo ugire umwete wo gusenga, usengere igihugu, usengere itorero, usengere abantu bakizwe, usengere umurimo w'Imana, usengere abavugabutumwa, usengere kugira Imana itanga ubushobozi, uburyo buboneke, za mbaraga z'umwuka zimanuke gukora ibitangaza. Imana ikomeze kubashyigikira, Imana ikomeze kuduha umugisha. Dusengane umwete, kuko abasenganye umwete barasubizwa. Imana ibahe umugisha. Amen. Amen. Yego, ku bantu badukurikiye rero bamaze kumva ko ari impinduka zo gusenga kandi kubyara ibintu byiza cyane. Hari umuntu udukuriye aka kanya agahita agira icyifuzo cyo kuba wamufasha mu buryo bwo gusenga Imana, akaba azamuye ikiganza apfukamye ari gusenga Imana, wazamura isengesho noneho ubundi akumva za mpinduka n'ubundi zigakomeza zikagwira muri we, akaba n'ubwiza bw'Imana. Ni karibu no gusenga Imana. Reka uyu mwanya abantu bose badukurikiye, reka waba upfukamye, waba uzamuye ikiganza aho uri hose, reka dufate umwanya dusengane. Umwami wacu Yesu Kristo waravuze ngo dusabe tuzahabwa, dushake tuzabona, dukomanga tuzakingurirwa. Uyu mwanya dusengeye buri muntu wese upfukamye imbere yawe. Uyu mwanya dusengeye umuntu wese uzamuye ikiganza cye bitewe n'icyifuzo afite gitandukanye. Turakwinjiza ku imbaraga zawe usubize buri muntu wese, kandi Imana ku imbaraga zawe, ku bw'ubutwarebwa n'ubushobozi bwawe. Reka dufate umwanya dusenge. Wowe turi kumwe uyu mwanya, wapfukamye, waba uhagaze, aho uriho hose, reka dufatanye gusenga uyu mwanya. Nyagasani Mwami Imana yacu, tugushimiye uyu mwanya uduhaye twuvuga ijambo ryawe, kandi uyu mwanya dufashe umwanya wo gusenga, dusengera abantu bose, ari abumvisha ikiganiro n'abandi bazacyumva. Ariko cyane cyane Mwami dusengeye umuntu wese ufite icyifuzo gitandukanye, akaba apfukamye, akaba azamuye ikiganza kugira ngo umere igisubizo cy'ikibazo afite. Turagusabye Mwami ku bw'imbaraga z'Umwuka Wera, urusha kugendera abatarakizwa bakizwe, urusha kugendera abarwayi bakize, urusha kugendera abafite ibibazo bitandukanye. Imana ubere igisubizo ku bw'imbaraga z'Umwuka Wera. Nk'uko wagiye ugakura urupfu ku Bayuda, nk'uko wagiye ugakura Moridekayi ku muryango ku irembo, nk'uko wagiye ugakingura imiryango Esiteri umwami akamutunga inkoni yari amaze igihe batabonana, reka abantu bose bafite ibibazo Mana bitandukanye bumva ko batagifite gusubiza, ubabere igisubizo. Twiringiye kuri Imana yacu byumva kandi tuwe kubisubiza. Ni mu izina rya Yesu tubisabye. Amen.